mfite mu ntoki nawe yari umufungo cyangwa benga bajuno mwibeshye mugasa. Benshi muramukunda, benshi mwaramwihebeye, abenshi mu mufana n'umutima wanyu wose. Yagiye abagarura muri mudu igihe mwirirwanye umunabi. Graciyani ni umuhanzi, ni umusizi, ni umwanditsi, ni umunyadwenya ndetse ni n'umukinnyi wa filime. Umugabo ndi kukubwira kuri uyu munsi uretse gukina muri comedy na cinema, ubusanzwe no mu buzima busanzwe arasesa cyane. Bese amagambo ye aba yuzuyemo gutebya ku buryo kugira uganire nawe bisaba kuba wizeye imbavu zawe. Uyu musore ngiye kukubwiraho uyu munsi ni Graciyani Niyitegeka, abenshi muzi nka Papa Sava. Aho uri ni kuri Gazi Choice TV, muhawe ikaze. Graciyani uyu muzi nka Papa Sava avuga ko urugendo rwe rutigeze rumworohera na gato, ko rimwe na rimwe yajyaga kwandika imivugo bikaba ngombwa ko ahanga ibihangano bye akabona amafaranga amuramutsa. Ikindi kandi avuga ko yajyaga guhingira rubanda kugira ngo abone amaramuko, ikimutunga n'icyatunga umuryango we. Graciyani muzi nka Papa Sava yavuye kure hashoboka, umwana wavukiye Rulindo, akaba yari afite se w'umwanditsi ndetse ucuranga gitari. Uyu mugabo ari kuja amashuri ye yisumbuye, yiga kaminuza. Arangije kaminuza yaje kubona akazi k'ubwarimu. Akazi k'ubwarimu yagakoze imyaka isaga 7. Arangije ariko yumvagamo ko impano ye ari ukuzaba umukomediyani cyangwa se umunyadwenya ukomeye cyane. Igeraho asezera ku kazi akamazeho imyaka 7, aravuga ati ndagiye ngiye kwikorera, kuko yari afite YouTube channel ye. Aho hari mu mwaka wa 2015 nibwo yasezeye. Ariko akimara kwandika ibadwi isezera akazi, bamubwiye ati Graciyani, abandi bose bari kurangiza bakabura akazi, none wowe ufite akazi ka leta uragataye kandi ntawe ukwirukanye. Ariko we yarababwiye ati nta kibazo, reka ngende nje guhangana n'icyo niyumvamo, ndeke gukora iby'agahato. Papa Sava yaragiye akora YouTube channel ye, abenshi muramuzi yamenyekanye ku izina rya Seburikoko, Sekaganda ndetse n'andi atandukanye. Uyu musore urugendo rwe ntabwo rwigeze rumworohera na gato. Uyu musore kugeza na n'ubu aracyari umusore, afite imyaka isaga 45 y'amavuko. Uyu musore ariko hari inkuru mbi yigeze kumuvugwaho mu mwaka wa 2019 bamubika ko yapfuye. We yarabasubije ati ibi byose bakoze nta na kimwe kibigaragaza, ahubwo uyu muntu wabikoze we yaragamije inyungu ze. Papa Sava Niyitegeka muzi, uyu munsi ni umwana wavukiye Rulindo, wavuye kure hashoboka, wahingiye rubanda kugira ngo abone ikimuramutsa. Uyu musore yanyuze mu mateka menshi cyane ababaje, ariko yahanganye n'ubuzima bwose yanyuzemo, yihanganira ibibazo agera aho yifuza kuzagera. Uyu mugabo wemeye kureka akazi ke k'ubwarimu, yakoze imyaka 4 zose nta kintu abona, ariko arihangana akomeza umutsi. Papa Sava Niyitegeka ni byinshi waba umutekerezaho, byaba ngombwa ko ibyo wamutekerezagaho bimwe na bimwe utabyumvishe muri iyi video. Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Aha waruri ni kuri Gazi Choice TV, mwakoze cyane kubana natwe, mugira ibihe byiza.